umuvugizi wa RIB umaze gutangaza ibyaha Yampano aregwa, maze wakumva umubare wabyo ukagira ngo bari gusoma lisite y'ibyaha bikorerwa mu isi. Reka tumunyuzeho gato mwiyumvire. Rya Yampano akurikiranyweho ibyaha 7. Ikindi wamenya kuri iyi nkuru mbi nuko uyu Yampano muri ibi byaha 7 akurikiranyweho, icyaha kirimo kimara igihe gitoya kimara amezi 6, naho icyaha kirimo gikuru kimara imyaka 7. Gerageza byibuze ufate 7 ukube 6, maze twifatire igihano kigufi Yampano ari gukurikiranwaho, turebe igihe yamara tutamubona. So ikintu nababwira ni mwumva ngo nafunzwe cyangwa nagize ute, ntimugire ubwoba, ndahari. Munyemerere imbere yuko tuvuga ku mibanire ya Yampano n'umugore we uko bari babanye, tubanze tunyuze amaso muri ibi byaha 7 uyu Yampano afunzweho akurikiranwaho. Harimo icyaha cyo gukubita no gukomeretsa, harimo n'icyaha cyo kuvuga amagambo y'amacakubiri, harimo n'icyaha cyo kunywa ibiyobyabwenge, ikinyobwa cy'urumogi. Aha ndetse yaranapimwe basanga urumogi rukuvuza ubuduha muri we. Harimo kandi no kugonga umugore we akoresheje imodoka, umugore we ari kuri moto. Harimo n'icyaha cyo gufungirana umugore we mu nzu. Iki ni cyaha buri kantu yakurikiranyweho. Ibyaha ni byinshi, yewe n'iyi video tumaze kubereka Yampano ari kuvuga ati ngewe ngiye gufungwa nzira ibi, nacyo ni icyaha cyo kwigera umwere kuri rubanda kandi uri umunyabyaha. Iki cyaha cyo yakoze kibangamira nyine mu kuburana, ku buryo n'ibyo ushobora kuburana biteshwa agaciro bitewe n'ukuntu wabanje kunyura muri rubanda ukabanza kwigira umwere, ukabanza kwigira umuntu mwiza kugira ngo nyine ugaragare nk'umuntu mwiza. Iki nacyo ni icyaha. Ibyaha ni byinshi, ariko ibyo tugiye kuvuga noneho ni ibintu biraza gushimisha abakunzi ba jihad, bikaza kubabaza cyane abakunzi b'uyu muhanzi Yampano. Muraho neza, ni Floriye Yampano wako. Amazina ye nyakuri ubundi yitwa Floriye Uworizagwira, wa boy uturuka mu karere ka Nyamasheke kuko niho yavukiye. Yisanze muri uyu mujyi wa Kigali maze atangira kuririmba, ariko bivugwa ko kumenyekana kwe cyane ari nyuma ya konseri ya The Ben, aho yamuhaye stage muri arena, aho wa boy yakoze ibintu bitangaje cyane maze arena yose arayisusurutsa. Nyuma yaho gatoya wa boy yakomeje akundwa cyane kubera ibigoma byari biryoheye amatwi yari afite cyane, umukobwa wo mu Rundi ndetse n'indirimbo ye nyine Uworizagwira. Gusa uyu muhanzi Yampano nyine yaje kwisanga akomeje kwinjira mu buzima butari bwiza, aho yaje kwikoreshereza ibiyobyabwenge nk'uko nyine yanapimwe akabisangwamo, ndetse yaje guhura n'ibibazo muzi. Hari ibibazo by'uko nyine yifashe video ari mu buriri akora ibyo akora na madamu we, birangira abaniga bagendanaga bagiye kuri email yiwe barazidownloadinga, barangije baratwereka kugira ngo mwarabibonye. Uyu wa boy we na madamu we bitewe n'ibi bintu byari bibabayeho bahise batana, birangira Yampano anapfushije n'umwana we. Nyuma yaho gato barasubirana, ariko niho amakimbirane yakomeje kuzamuka muri uru rugo rwa wa boy na madamu we. Ndetse ahangaha na mama we yarahari, aho mama we bivugwa ko yakomeje guhumuruza wa boy kugira ngo asubire ku murongo, ariko nyine ntabwo byari biroroha. Kuva icyo gihe nibwo uyu wa boy na madamu batangiye kujya batongana mu rugo, ntibyamera neza, maze ngo RIB irabareba ibona n'abantu bakwiriye kuganirizwa. RIB yarabatumije nk'uko umuvugizi wayo yabivugaga. RIB yarababwiye ati ubwo hari abantu rero tugiye kubagorora bitewe n'amakosa bakoze, mugerageze mubane neza, mwifate nk'aho nyine byabaye ariko bikarangira, kuko ubuzima ntibwarangiye kiragiye, mushobora kongera kubaka imibanire mukabana neza. Ubwo rero uyu wa boy na madamu we baratashye bakomeza kubana, ariko amakuru avugwa ko kubana kwabo kwari hafi ya ntako, kuko wa boy nk'ibyo yatangaje ngo madamu we hari ukuntu ngo yacishagamo ngo akitonganya akigirisha ukuntu akahita agenda hirya, agahita yivaniramo inda akigarukira. Inda 3 ze mu mwaka umwe madamu wa boy yazivanyemo, maze Yampano akabimenya, bikarangira Yampano afashe umwanzuro wo kuvuga ati singiye gutandukana na madamu, ushaka gusanga ari ibibazo byatubayeho bya video yacu bikiri gutuma atari yashyira ubwenge ku murongo, reka nyuma yaho bizashoboka. Bikomeza gutyo, ariko bivugwa ko mama wa Yampano na madamu wa Yampano batahuzaga cyane,
aribyo byatumaga ahari inda azivana, kuko ngo umugore udashaka kugutwitira we yajya anywa imiti mugakora inda ntijyemo. Nyuma ngo rero ngo uwo mudamu agutwitiye inda ikagera mu mezi 5 ngo nuko ahari aba ashaka kugutwitira, ariko nyuma yaho agasanga nyine hari ibindi bitekerezo ari guhura nabyo bikarangira nyine iyo nda ayivanye. Bikekwa ko rero ashobora kuba ari mama wa boy wabigiragamo uruhare, ariko nta makuru atizewe. Uyu Yampano mu minsi ishize nibwo nyine yaje gutangira kurwana na madamu we, birangira agonze madamu we n'imodoka ari kuri moto, ngo akajya anamukubita n'ibindi. Madamu afata umwanzuro wo kujya kumurega kuri RIB, ariko ibi byabaye ngo nyuma yaho uyu wa boy yari amaze kugonga madamu we kuri moto, akabona ntibishoboka akitorokera, maze RIB itangira kujya imuhamagara akanga kwita yitaba. Nibwo ngo RIB yamubwiye ati umva rero nutaza ngo utwitabe turagushaka nk'uko dushaka abanyabyaha, kandi urabizi utuntu twacu twikorera. Muri Kongo tuvanayo abanyabyaha, muri Amerika tuvanayo abanyabyaha, i Burayi hose tuvanayo abanyabyaha. Nimba udashaka kwitaba rero turakoresha izo tekinike zacu. Uyu Yampano ubizi cyane yahise ahitamo kwitaba. Akigeraho rero ubwo yari amaze kudutamo video mwabonye, yari video yagaragazaga akarengane ke, ariko nyine mu mategeko ibyo ntago babyitaho, ahubwo bita ku bimenyetso. Uyu Yampano rero ibyo yaregwaga yahise ajya gupimwa, apimwa asangwamo ibiyobyabwenge byinshi, ikinyobwa cy'urumogi aribyo yanywaga, yamara kubinywa akabyimba akubita umugore we, yarangiza akamukingirana akigendera ngo umugore we atajya kumurega, yarangiza akongera akitahira akongera akikubitira. Nyine uyu Yampano yaje kuvamo genge ya danje. Uyu Yampano rero yaje gukora ikosa rikomeye, akubita umugore we by'intangarugero, ngo amuruma izuru, amuruma ugutwi, kandi ngo yamukubitaga arenzaho n'amagambo yandi y'amacakubiri, amagambo atari meza. Ni byinshi uyu muhanzi wacu Yampano aregwa. Nk'uko twabivuze, uyu Yampano uri kuregwa ibyaha 7, icyaha kirimo gifite igihe kirekire ni imyaka 7, naho icyaha kirimo gifite igihe kigufi ni amezi 6. Ntiyari yaburanishwa, kugeza ubu aracyafatwa nk'umwere, ariko umunsi azaburanishwa nyine bikamufata, birumvikana ko azatindamo igihe kirekire. Nk'ababeshye pe, ibi bintu nabyumvishe bintera agahinda. Nibaza Yampano waje turirimbira uturirimbo twiza twakunze kuri aduhumuriza umutima, ese niwe wisanze muri ibi bintu? Ese dushobora kutadutekereza ku mpamvu umuhanzi Bruce Melody yimye korabo umuhanzi bita Papa Cyangwe ngo nuko yarwita gwara sida, none bakaba bamuhaye stage bikahita bigenda utya akisanga ari kwinywera dozi nyinshi z'urumogi? Reka ndeke kuvuga ibintu bidakenewe. Saba abakunzi b'uyu Yampano ko bamusengera kugira ngo atambuke muri ibi bibazo bikomeye cyane bikomeje kugenda bimugwiririra, kugira ngo Imana itambikemo ukuboko maze ibi byaha koko ntibimufate. Ndabashimiye cyane abahisemo kuba natwe muri iki kiganiro. Njye nitwa Olivier, Imana ibarinde.